Umunyarwanda ati aho izakwambikira niyo yahagusanga ubunuje ikwambika ihereye imbere. Uyu we yari umunyarwanda, ariko kandi Bibiliya iravuga ngo igihe iyo kigeze ugutabarwa kw'Imana kuraboneka. None se nanjye mpamye ko gutinda mu nzira cyangwa se guca muri byinshi ari byo bitatuma ugerayo? Yego niko biri. Bamwita Kwizera Bosco. Nyivugira izina ntawapfa kubimenya rwose, mwumvisha ari umuturage nzanye, ariko nimvuga Juno Kizigenza mwese murahaguruka mukoma amashyi, benshi batangire gutekereza ngo rutwitsi muzi. Nibyo iyo igihe kigeze gusubizwa ntibibura, niyo mpamvu uyu munsi mbazaniye Juno Kizigenza ngo mbabwire byinshi byaranze ubuzima bwe. Nizere ko wamaze gukora subscribe, share na comment kuri Hola TV ngo ibintu birusheho kuba bombastic ntujye kure. Kwizera Bosco cyangwa se Juno Kizigenza wamenyekanye cyane muri muzika nyarwanda, uyu ni umwana wavutse mu muryango w'abana 7 n'ababyeyi 2 nk'ibisanzwe. Uyu yakuze akunda gukina umupira w'amaguru football. Benshi baraza kwibaza ngo mbese ubwo football Juno yakundaga yaje kuyihuza ate n'umuziki? Nibyo, ni naho yakuye izina Juno Kizigenza. Kuri we izina Kizigenza ryari risobanuye ko agomba guheka ikipe yiwe kuva match itangira kugera ku munota wa nyuma, kuko mu nzozi z'uyu musore ndetse uyu muhanzi wabaye icyamamare mu buryo butunguranye, yumvaga ko agomba gukina umupira muri kariya ye ya football akagera kure hafatika. Ibi siko byagenze. Mu gihe cya Covid uwitwa Juno Kizigenza turabyibuka twese, yadukubise umuzigo wa mbere cyangwa indirimbo ye ya mbere, maze abanyarwanda muri rusange twese tumwakiriza yombi. Ibi yabaye greater motivation to Juno, maze ubundi akomeza aduha imizigo kugeza kuri uyu munsi. Ni umwe mu bahanzi dufite bakunzwe n'abatari bakeya. Kuba uyu musore Juno Kizigenza rero afite igikundiro n'igihagararo, yewe tutatinya kuvuga ko ari umusore mwiza ufite impano kandi ukundwa n'abatari bake, ibi byamugize umunyamahirwe maze ahabwa amahirwe yo kujya guhatanira ibihembo bigiye bitandukanye. Ndaje nkubwira ibihembo yagiye ahatanira ndetse n'ibihembo yatsindiye ndetse na byinshi yagiye akora akanahindura mu muziki nyarwanda. Nizere ko wamaze gukora subscribe, share na comment kuri Hola TV. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 rero uyu muhanzi n'umwaka umwe ntabwo wari wagashize ari muri muzika. Uyu muhanzi Juno Kizigenza yaje kuba yatwara igikombe cy'umuhanzi mutoya urimo azamuka. Nyuma yaho gatoya rero yaje kongera kwigwizaho ikindi gikombe kandi cy'umuhanzi nanone urimo akora ibintu cyangwa se ukunzwe n'imbaga nyamwinshi ariko mutoya. Juno Kizigenza yagiye akora collabo ndetse agira indirimbo ahuriramo n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. Izi ndirimbo zikundwa n'abatari bakeya, twese turabizi ntitwayoberwa indirimbo bita Kunsutsu. Murabizi aha yari ari kumwe n'uwitwa Papa Cyangwe Away, ari kumwe na Ariel Ways, turayibuka. Yaratuvugishije yewe dutangira kuvuga ko bashobora kuba bari no mu rukundo. Nitwavuga byinshi kandi ngo twibagirwe indirimbo Igitangaza ari kumwe na Bruce Melody n'umusore Kevin Kade, ibi nabyo turabyibuka. Juno Kizigenza rero dukomeze kwibaza ngo mbese uyu murindi azanye muri muzika nyarwanda bizagera kuki? Ese azageza umuziki wacu ku rwego mpuzamahanga bimwe benshi batwimye mu Rwanda, cyangwa nawe azazima nk'abandi? Byinshi nge uba wabiguteguriye. am the Hola One President kuri Hola TV. Nizere ko wamaze gukora subscribe, share na comment ngo tugere kure. Ndabakunda cyane, I love you.